nongeye kuguha ikaze wowe ukurikiranye Gatatu Comment kugira ngo umwaka mushya muhire wa 2024 ukomeze kugenda uguhira. Kugira rero reka kanyamba ngezeho kukubwira amakuru arimo aragenda acicikana hano hanze, yaba muri politike, yaba muri comedy, yaba muri cinema, muri music, yaba muri myidagaduro, mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'intambara zigenda zica ibintu hano hanze, ndetse n'amateka agiye atandukanye yose ni hano kuri Gatatu Comment. Icyo usabwa rero no gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kugenda uryoherwa. Umunsi rero ni kuri wa musomyi wacu dusanzwe dukunda muri gospel, umusomyi wa Israel Mbonyi ukomeye cyane, ndetse utapfa kugereranya n'umuntu wese ubonetse, kubera ko afite ibikorwa byinshi agenda akora mu bintu music yo mu Rwanda, ndetse agenda asohoka hanze cyane cyane yajya muri bigiye bitandukanye, amafuti y'abafite abagiye atumwamo agenda apakamira kugira ngo aha cyangwa se umuziki we ukomeze kugenda ukundwa n'abantu benshi cyane usibye mu Rwanda, ndetse unambuke igihugu zo mu yindi migabane uzenguruke isi muri rusange. Nk'uko nari mbikubwiye, Israel Mbonyi niwe tugiye kuganira kuri uyu munsi n'ikiganiro tugaruka no ku kiganiro yajyanye n'umusaza nawe nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ubwo bazaga kugirana ikiganiro ndetse kirambuye uyu munsi. Nacyo ndibuze kubumvishaho kugira ngo mujye mwumva ko ibintu biba bihari, biba biryoshye, ndetse biba biryohereye n'amatwi, n'amatsiko, n'ibintu bishimishije kubona umustar ukiri muto abagezwe no ku rwego rwo kuvugana n'umukuru w'igihugu, bakicara bumva ko ari ibintu byatanje, ndetse bumva ko music yiwe cyangwa se ubusitari bwe bamaze kwamamara ku rwego rushimishije, kuko biba ari ibintu byahira abantu bake, ku buryo wakwicarana n'umusaza mukaganira ndetse mugahuza urugwiro. Urabona ahagana ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024, uno mwaka turimo, nibwo Israel Mbonyi yajyanye ikiganiro na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ariwe Paul Kagame, ubwo yazaga kumubwira ko akunda uburyo akoramo umuziki we mu buryo bugira uti barumvishije imiziki myinshi ahangaha, niko ndamubwiye barumvishije imiziki myinshi, bamwe mu baririmbyi ariko bumva uburyo biririmba n'indirimbo zawe ziririmba zihumure, bivuze ko Imana yaguhaye abantu iryohera amatwi, ndetse n'abantu muri rusange, abanyarwanda n'indirimbo zikomeza kumenya zibafasha zimugakomeza imitima. Israel Mbonyi yamushimiye mu buryo bugira uti nawe ndakwishimiye nyakubahwa wacu, kuba kuri umubyeyi w'abanyarwanda benshi, umugabo w'abapfakazi, umubyeyi w'imfubyi, ndetse ukaba umubyeyi wa bose, cyane cyane abakene, kubera ko wafashije igihugu, uradufasha abantu urebye mu icuraburindi igihugu cyaciyemo. Uwo mubyeyi ntabwo nahwema kubikubwira, kubera ko biba byiza iyo ushimye umuntu akiriho, nako isaha n'isaha nyine umuntu aba yakwigenza, ariko urarinzi ako kantu ko kurenga n'ibyo kishyiriyeho, ubwo ntabwo ukomeye bivuze, ntabona uburyo mbivugamo, ariko nko kumubwira ko nyine ari umuntu urenze cyane, cyangwa se umuntu ufite ibikorwa bidapfa gukorwa na buri muntu wese ubonetse. Yaje kuba yamusubiza nawe aramubwira uti ni byiza cyane kuba wakomeza kugenda ukora, ndetse ukagenda wumvisha abantu umuziki, ujye ushyiramo n'umuziki wo kugira abantu inama ku buryo mubwira abantu ngo bagire ubwenge, kuko harimo abantu bumva indirimbo ndetse zikaba zabahindura, cyangwa se zikabahindura n'ibitekerezo byabo biturutse mu ndirimbo, cyangwa se uburyo indirimbo yanditsemo. Israel Mbonyi yaje kuba yamusubiza nawe avuga ati ibyo ngibyo bigomba kuba uko mubishaka, nyakubahwa perezida wacu, Imana ikomeze kugenda iguhira kandi ikomeze kugenda igufasha umunsi ku munsi n'igihugu cyawe cy'amata n'ubuki. Kubera ko iyo tuba turi mu gihugu kitagira amahoro, natwe ntabwo tuba twarazamutse ngo tugere aho tugeze ubu, kubera ko twari kuba turi muri struggle, cyangwa se ibintu byo guhunga cyane. Urumva ko cyane ikiganiro kiryoshye, nakubwiye ngo ndaza kugenda ngushijemo, uraza kuza kucyumva. Icyo usabwa ni ukanda subscribe kugira ngo
icyo kiganiro kigiye gukurikiraho kiwe arimo araganira na perezida mu buryo bw'amashusho ahangaha kari akarosi yo muhaye uraza kuhita ubibona. ino video rero ireba hashize umunsi umwe mu kiganiro gishize uze kwinjira muri video ishaka gute ukamaze gusubira like kugira ngo wareba uburyo njye mbivuzemo n'uburyo bwo kugira ngo mbibamenyeshe nk'abanyarwanda uburyo umusitari wacu Israel Mbonyi aba yahuye n'umukuru w'igihugu bakaganira, noneho wowe uze kugenda urebe icyo kiganiro nakumenyesha ko kiriho. Ndimo ndaye ubu ngubu turi kuvugana kirimo kirakorwa neza kuko kiba cyagiye hafatwa ibice tugenda twegeranya amakuru neza tureba ko nta n'ibintu birimo bitabangamwa cyangwa se bitubahiriza amategeko y'urugo rwa YouTube tuba turimo turakoreraho kugira ngo tube twabikosora. Nkugira ngo rero twabanye twatangiye iki kiganiro nkubwira ngo Imana ikomeze kurinde kandi iguhe umugisha, nugenda udakanze subscribe, like na comment kugira ngo tujye tumenya ko ibintu byifashe. Nkubwira ngo ciao ciao.